ni ukuvuga mu bamuregaga abashinjacyaha cyangwa bamwunganiraga babasabye kuba bakumvikana bonyine ayo mafaranga amafaranga aza kuba yasubizwa banasubije amafaranga agisubizwa rero sinzi impamvu nayisanze mageragere kuko ngo bari ku mezi 6 ariko yaramaze ukwezi muri brigade uko byagenda kose nekereza ko wenda amategeko yabonye ati burya nubwo yasubije ariko n'ubundi yari yamaze gukora icyaha niko mbitekereza ati n'ubundi agomba kugihanirwa. Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje omerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu abari akagaruka akanuko kandi ndetse nababwiye ko tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye mu bihe byose ndetse tukabana namwe mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane rero wowe gufashe umwanya wawe ugakora subscribe ndetse ukabasha gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi n'ukuri uhabwe umugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse aho bamwe nagiye mbona bayandikira bati ese amakuru twabonye ku rukiko igihe Miss Muheto yafungwaga ati byagenze bite ko twabonye umusore witwa Kiroso yambaye amapingu ese yaba yafatiwe iki ndetse ndagira ngo tuganire byinshi mugende mubisobanukirwa. Ngire ngo Kiroso mwamumenye kuri channel zigiye zitandukanye ndetse na hani wacu ku Gasaro twagiye dukorana mu myaka yashize ibiganiro ndetse nawe agerageza kuba yagira YouTube channel ariko icaho ibintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero kuri uyu munyamakuru ndetse nzi neza ko yaramaze kumenywa n'abantu batari bakeya yaba hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Kuri ubu ngubu inkuru mbi imuriho cyangwa se inkuru mbi yatugezeho nuko bitamugendekeye neza. Uraza kumenya akantu ku kandi. Ese Kiroso byamugendekeye bite? Kiroso yaba yazize iki? Kiroso kuri uyu munsi ni inkuru mbi yaba ku nshuti abavandimwe ndetse n'umuryango we aho navuga yuko ari ibihe bibi by'umwijima kuri we. Nagiye mbona rero hari benshi bibaza batese yarafunzwe cyangwa se yafungiye hariya. Ndagira ngo mbabwire ko Kiroso yaramaze iminsi afungiwe hariya muri brigade ya Kicukiro ndetse kugeza kuri ubu ngubu niyo mpamvu tujye kubagezaho amakuru atandukanye ndetse reka mpamagare umuntu umwe wo hafi ye uba uzi amakuru agiye atandukanye tugende tuganira ndebe ko mubona ku murongo wa telefone tube twaganira mumenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo rero amakuru tugeraho nuko kugeza kuri ubu ngubu uyu musore yafunzwe ndetse ntago yafunzwe akaguma muri gereza nk'ibisanzwe kugeza kuri ubu ntago yafunzwe akaguma muri brigade nk'ibisanzwe kugeza kuri ubu ngubu noneho ari muri gereza y'Amageragere. Benshi barahita bibaza batese byamugendekeye bite Kiroso yakoze iki byaba byagenze bite kuko nawe ngira ngo mu minsi yashize yari afite n'umwunganira mu mategeko ndetse aho we yasabaga ko yajya aburana ari hanze ubona yuko rwose ari ibintu bishobora kuba byakorohama ariko reka mbabwire ngo burya ntahita ugakine n'amategeko. Byagenze bite rero? Mu minsi yashize hari umudiaspora ngira ngo benshi barabona inkuru zigenda zikorwa bati rwose turifuza umuvuzi wa gakondo twaha amafaranga akaba yadufasha ku ndwara zigiye zitandukanye. Urumva uko byagenda kose hari indwara runaka uyu mudiaspora yararwaye cyangwa se yararwaje, reka nkoreshe iyo mvugo. Agira gutya rero approachinga uyu musore witwa Kiroso. Amaze kumwaproachinga aramubwira ati rero nabonye upostinga umuvuzi kandi avuga ko akora ibi nibi, aramusobanurira. Umusore nawe ati yega arabikora.
mu diaspora urumva uko byagenda kose iyo abantu babonye dukora inkuru twebwe abanyamakuru akabona hari inkuru nakoze cyangwa se mugenzi wanjye hari inkuru yakoze uko byagenda kose urumva kandi ku rundi ruhande turabumva ahita yizera ko ibyo bintu ari ukuri. Icyo yakoze rero yaramubwiye ati ndashaka ko nakoherereza amafaranga ukazayankirira uyu muvuzi hanyuma akazamfasha muri ubu buryo ubu n'ubu. Reka Isiyaka ndabona nyitabye. Alo Isiyaka. Alo, n'ikiganiro ko nta kibazo. Uraza kwihangana rero ndi live ku Gasaro nubwo ngo tunguye. Nta kibazo. Isiya impamvu nkubajije nzi neza ko Kiroso ni inshuti yawe kandi ni inshuti yacu ntago twamwihakana ariko amakuru yatugezeho nuko Kiroso kugeza kuri bari kubarizwa muri gereza ya Mageragere. Ayo makuru niyo? Makuru niyo ari Mageragere arafunzwe. Mu makuru atugeraho nk'abanyamakuru nuko hari umudiaspora wamwereje amafaranga abe yayaha bariya bivuga ko ari abavuzi bagakondo cyangwa se abapfumu abe yamufasha barangiza bakayarya. Ayo makuru niyo cyangwa se wenda nibivugwa? Nibyo numva kuri imihanda dore ko anafungwa nta muntu n'umwe ajya kujya kumusura wenda ngo abashe kuba yamubona ariko mwibazwa rye twari turiyo ndibuka igihe fatwa amavuta yajyaga kuburana mu Yesu mu munsi yari ahari yego nubwo mperuka amakuru ye afunzwe ko tutazi icyo afungiwe ayo makuru mbwiye ni nawe nanjye numvishije akimara kumanuka muri gereza ya Mageragere yego ko yaba ari umuntu wanze amufungishije umuntu hanze mu diaspora. None se Isiya numvise ko ngo ubushinjacyaha bwavugaga ko nimba bakumvikana kwishyura ayo makuru byaje kugenda bite ku buryo uyu munsi yisanze muri gereza ya Mageragere kandi hari ukumvikana wenda kwari kwabayeho cyangwa se akayasubiza mu makuru numvise? Ni ukuvuga mu bamuregaga abashinjacyaha cyangwa bamwunganiraga babasabye kuba bakumvikana bonyine amafaranga amafaranga aza kuba yasubizwa banasubije amafaranga agisubizwa rero sinzi impamvu nayisanze Mageragere kuko ngo bari ku mezi 6 ariko yaramaze ukwezi muri brigade uko byagenda kose nekereza ko wenda amategeko yabonye ati burya nubwo yasubije ariko n'ubundi yari yamaze gukora icyaha niko mbitekereza ati n'ubundi agomba kugihanirwa. Yego birashoboka kuko icyizere kibikizere nimba wenda ugira icyizere bikagira izindi mbogamizi zibaho yego cyangwa umuntu akaba yagwa amafaranga bitewe n'imibereho ufite kuko Kiroso yareraga umwana wenyine yego Kiroso yakodeshaga akamwana inzu Kiroso hari abantu 3 babagiwe kodesherezaga Kiroso hari n'abandi bakozi runaka yari afite mu muryango bashiki be muri make yari afite inshingano nyinshi urumva ko wenda kubona amafaranga ufite nawe ibibazo by'iki gihe ishaka kurangira uhemutse ariko utabigambiriye. Yego. None se Isiya iki kintu ndakibaza kandi nzi ko nandi batibaza ni gute ko ushobora gufunga Kiroso hanyuma wa muntu wundi nawe bafatanyije kuba bargiye amafaranga we ukamusiga kandi nawe navuga ari nawe wamamaje ibintu bye nubwo babyamamaza kuri platform? Ega sandi birumvikana ushaka kuzana umuntu ku kinyamakuru cyawe yego wenda akaba yavugira ibyo ashatse kandi ikinyamakuru cyawe ari we watumye kuko urabizi neza ko hari benshi bazana abantu mu biganiro bakabaza icyo bita content icyo ndacyemeye bakababwira ibyo bagomba kuvuga nk'uriya muntu wumvishe uvuga ngo bamwe amaraso patatogene ugasanga wenda bajyanye ngo wabivuze nyamara wamwigishije ibyo avuga kugira ngo yamamare nawe ukamuseka. Ndizera ko wenda wabigizemo urwo ruhare amakuru numva nuko nabe nyine ngayahunze wenda basanga inzego nazo ziciye mukurikirana ni bivugwa ko ashobora kuba yarahunze. Yego ahubwo nyine nicyo twibazaga urumva nimba nginzanye umuntu agakora ikiganiro ndabyemera ko amategeko arandeba ariko no wagikoza aramureba kandi umuvugizi wa RIB yarabitangaje. Nicyo kintu rero ahari arimo urujijo abantu bibaza batese kadafunzwe ngira ngo wenda ibyo biri mu bivugwa Isiya kavuze. None si Isiya
kugeza kuri iyi saha urumva rero ubuzima bw'aba bantu nyine Kiroso yafashaga urumva ko bugiye guhungabana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. yego turebye n'imodoka ye aho yayisize irimo irangirika tunavugana n'ahantu yabaga abantu yabanaga nabo cyangwa yari acumbikiye bamaze kubasohora mu nzu kuko nta bushobozi bafite yaba ari akamwana yasohoye bamusoye mu nzu yo nabo babanaga n'igikondo nabo babasoye mu nzu ndetse n'umwana we n'amerekezo arimo meza ariko wenda kubera Imana ashobora kuzajyanwa mu cyaro iwabo w'umuvandimwe Kiroso. yego sha rero nawe ube hafi umuryango we nubwo wabitoroshye i Kigali nyine usura umuryango usura umwana ngira ngo nyine nta kundi biba byakagenda. Kiroso ntacyo namunenga kuko bakoranye mu biganiro bigiye bitandukanye natwe nk'uko murangira kera batari kuntu ukora ibintu utazi ko ari icyaha ukabyisangamo kandi ukora niwe ukose aribyo twagiye tuvamo ntabwo rero namuterera muri kino gihe nubwo ngo bitemewe gusura abagore kubera ikibazo kino cyorezo cyaje cya mabaga ariko tumuri hafi mu masengesho tumuri hafi ku muryango we turi hafi kumusengera ariko baravuga ngo nta shene idacika kandi umugabo mugaseka imboye nk'uko numvise bamwe na bamwe batangiye kumuvugiraho. none se buriya igihe cyose uri ku mbuga nkoranyambaga ntabwo hagakwiye guseka mugenzi wawe kuko buri muntu wese n'ejo ashobora gusanga nawe yaguye mu ikosa runaka ntabwo twagakwiye kuba dusekana niyo atari ku mbuga nkoranyambaga ngo umuntu yafunzwe. Yari ikintu nahoze ntekereza ni byiza ko umamagane mu kiganiro gikatinga hari ikintu nahoze ntekereza cyo kuba nashaka aho umwana we ari kugira ngo muzane mu muryango w'abana banjye wenda mu bushobozi mfite azaba hari ubwo igihe nikigera isakaza azasubirana nawe dore ko atabanaga n'umudamu. ni ukuri Imana iguha umugisha. none se wenda ntabwo ndi bwinjire mu by'umuryango uba afite umwana ndumva ari mutoya pe. afite umwana uri mu kigero cy'imyaka 3 hafi w'umuhungu. Ni 3 ndumva yakuze. Shayisi hano kuri wenda icyorezo n'ikigenza makeya nanjye nzamusura tuzajyana nta kibazo kandi ni ukuri mukomeze mwihangane n'umuryango we n'inshuti n'abavandimwe kandi nta muntu waseka umuntu ufunzwe. tuzamusura kandi wenda n'uriya muvandimwe mu diaspora cyangwa n'abana bagiye batandukanye buriya baravuga ati n'umubyeyi abyara abana akabamo umwana umunanira ariko agakinywa n'izamba bizera ko akomeje akanamukurikirana akamusabira imbabazi aya mezi ashobora kuva akabamo nk'ukwezi cyangwa amezi 2 akaba yanataha kuko natwe twizera ni benshi wenda ubutumwa baduhe tukabudepoza baduhaye ariko nabo hari igihe bashobora no kuguha n'amafaranga ngo yajyane ahantu ari umutego. ariko nanone bitubera isomo Isiyaka umuntu nadutuma tujye dutumika nanone baranavuga ngo umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye kwe ntago akwiye kuniga mu ijambo. ni ukuri pe ariko kemera ko no muri Bibiliya handitse ngo kubw'inzira tunaniye isi yabaretse gutuma nseka kandi tubabaye. oya turababaye urumva oya ntago turi none se ari intungane baho kwisi. oya ntago turi intungane twese ntago dukora ibyiza ariko nanone tukibuka ko amategeko twese atureba nyine nta uri hejuru y'amategeko. gusa twirinde ibyo dutangaza twirinde kuba ibikoresho by'abantu twirinde kwizera abana b'abantu kuko isaha n'isaha bahinduka nk'igiti cyane rwose ubutumwa bwiza. Isiyaka manager hose ngira ngo aranatwumva nta sheni idacika kandi akomere buriya ni isomo ubu tuvugana afite ikinyamakuru sawa show abo kirahagaze nta muntu ukiriho n'abaporodinga nyine barimo aruwashyizeho ariko nawe urabizi ko azajya acika intege kuko YouTube urabizi ko ari ugushora. YouTube ni danje ndabizi. Aya matike y'abatumirwa ayo matike nawe ugiye gukora inkuru runaka amahadi baratwiriye duhaga amafaranga urumva n'ubuso twabonaga urumva nyine Imana imurengere gusa tuzaba hafi umuryango nawe tuzamuba hafi kandi akomere impamvu nibyo ngo nitwigera tunanirwa kereka iyo twigiresheje. ni ukuri urakoze cyane ceke cu nsurize abakunzi bo ku Gasaro ndabakumbuye kandi nawe urakoze. Imana iguha umugisha. nababwira ati ni wowe muntu wa mbere
waje kumemba nibarutse impanga zanjye warakoze kandi ukizirikane ko nanjye nakizirikana ni ukuri Imana igumugisha Isiaka warakoze cyane yangira ngo murabyumva byinshi bitandukanye cyangwa se abagiye bambaza bati ko twabonye umuntu witwa Kiroso yamba amapingu nanjye nta makuru nari mfite ahagije ariko ngira ngo murabyumva ko ari uwamwoherereje amafaranga yamwoherereza ati ndifuza ko uyu mupfumu yamfasha bikarangira atamufashije ndetse amafaranga mu bivugwa ko bayakoresheje bombi hanyuma bikaza kurangira bigeze navuga mu urukiko ariko nanone bikarangira ntacyo bitanze cyane ko burya amategeko avuga ati iyo wakoze nyine icyaha ugomba kugihanirwa nyine ukakiryozwa ariko nanone reka twihanganisha umuryango wa Kiroso burya ariko nanone twibuka ko nta muntu uri hejuru y'amategeko arandeba arakureba ndetse nta muntu n'umwe uri hejuru yayo ibi ngibi byakaduha isomo ariko nanone kambabwire ngo namwe ba diaspora reka mbagira inama murabizi muri abantu banjye ndabakunda cyane ariko nanone reka mbabwire ngo biba byiza nawe kubanza gukora icyo bita recherche banza ureba ati ese nimba koko ngiye koherereza uyu muntu amafaranga ngamfashe wenda mu burwayi runaka ese ibi byaciye kuri cano ni ibyo kwizerwa uyu muntu koko niba avuga ko wenda akora ibi n'ibi reka mbanze nkore recherche mbe nashakisha mu banyamakuru mbe nabaza mbe nashaka ko yafashije ibintu nk'ibyo wibona ibintu byose ngo itumiragura hanyuma wisange nyine ari nko kubyakugendekeye cyangwa se wisange hari abavuga bati uyu yafungishije umuntu uretse ko ntemera ko ngiye hari umuntu ufungisha undi umuntu afungishwa nyine navuga n'ibikorwa bye ariko nanone uyu muntu ibyo ari byo byose hari abamuzi ari kugenda avugwa ariko nanone kambabwire ngo nukuri mwirinde nyaboneka kandi murabizi ko mbagira inama ndabakunda cyane mukomeze mugire ibihe byiza ndetse na Kiroso uri mageragere akomeza komere nyine gereza bavuga ko ari ya buri wese igihe cyose wujuje imyaka y'ubukure uba wajyanwa ukagororwa muri aya mezi nawe agiye kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye agororwe ndetse azavayo nyine hari ibyo yigiyeyo kandi uyu munsi ni Kiroso tureke kuba twamuseka cyangwa se twakumva ko byacitse ndetse twibuke ko tutari intungane nawe ejo ashobora kuba we cyangwa se akaba nanjye reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza ndabakunda cyane mukomeze mugire weekend nziza dore turi kuwa gatanu yatangiye ciao ciao Gasaro TV.